Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudeyi ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya 16 Munyonyo 2025 aho rero tugiye kurebera hamwe ingingo 8 AFC M23 ndetse na leta ya Kongo bazaganiraho nyuma yo gusinyana amahame shingiro agana ku mahoro. Gusabe rero ubane natwe turebere hamwe izi ngingo zikomeye kuri udukurikiye bwa mbere tutonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Umutwe wa AFC na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku wa gatandatu kwigenekerezo rya 15 Munyonyo 2025 basinyanye amahame shingiro azafasha impande zombi kugera ku mahoro arambye. Na amahame yashyizweho umukono nyuma y'ibiganiro byari bimaze igihe bihuza impande zombi mu mezi 8 aheze, nibwo impande zombi zahurijwe mu biganiro n'ubwami bwa Qatar mu rwego rwo gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka hafi 4 ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'amahame shingiro yashyizweho umukono ku wa gatandatu, Kinshasa na AFC bagomba gukomeza ibiganiro bigomba kubera muri kimwe mu bihugu bya Afurika kugeza igihe impande zombi zizagera ku masezerano y'amahoro ya burundu. Kuri ubu ingingo 8 nizo impande zombi zemeranye gusinya kuva zatangira ibiganiro, zirimo iyerekeye agahenge aho AFC na leta ya Kongo bagomba kuganira ku guhagarika imirwano ndetse n'ibitero zabo byo ku butaka bigahagarara mu kirere ndetse no mu mazi. Hari impande zombi kandi zigomba kuganira ku ngingo yerekeye kurekura imfungwa, aho izi ntambara zigomba kurekurwa, izi mfungwa zigomba kurekurwa buhoro buhoro hakurikijwe urutonde rwemejwe n'impande zombi. Ingingo ya gatatu impande zombi zizaganiraho ni ijyanye no gucyura impunzi n'abavuye mu zabo, aho zigomba kumvikana uko zizacyurwa mu mutekano. Indi ni ijyanye no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi, aho Kinshasa na AFC bazagirana ugushyiraho uburyo bwo kwambura abarwanyi intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi buriya mutwe. Ingingo ya gatanu ni ijyanye n'imiyoborere y'igihugu no kwinjiza muri politike, aho impande zombi zigomba kuganira uko zizaganira ku buryo bamwe mu bayobozi ba AFC bashyirwa mu nzego z'igihugu bikagenzurwa n'inzego mpuzamahanga. Indi ngingo ni ijyanye n'ubutabera bw'inzibacyuho n'ukuri, aho leta ya Kongo n'inyeshyamba bagomba kumvikana uko bagomba gushyiraho inzira yo gukusanya amakuru ku bizakozwe bihonyora uburenganzira bwa muntu no gutekereza ku ngamba zo gutanga indishyi. Ingingo ya 7 nirebana ingingo ya 7 ikaba irebana n'ubufatanye mu bukungu bwambukiranya imipaka, aho impande zombi zizaganira ku gushyiraho imihoro y'ubucuruzi ndetse n'imishinga ihuriweho mu bice byegereye imipaka. Ya nyuma rero ni yerekeye gushyiraho komisiyo ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo impande zombi zumvikanye, igizwe rero n'abahagarariye Qatar, leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICRGR. Nk'uko rero bigaragara aba rero nibo bazakurikirana ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibiri kugenda biba, kugira ngo rero habashe kuba hakubaho kumvikana. Ibi byose rero ni biri kwa mu gihe umwuka uharara. Yitwa Safari Paul. Mu mezi ashize twari tumenyereye kumva imirwano muri za Bijombo, Minembwe ndetse na Mikenke, ariko ibyo twabonye muri iki cyumweru ntibisanzwe, biteye ubwoba. Ku manywa na nijoro harumvikana ingendo nyinshi za FARDC, by'umwihariko abasirikare bo muri speciale ndetse nabo muri batayo 122 n'iya 341 barazana ibikoresho byinshi n'imodoka z'intambara nshya. Abasirikare baragenda mu matsinda manini,
hari n'igihe tubona bari mu myitozo yitwa pre-deployment drills. Biragaragara ko bafite gahunda nini yo kujya mu bice bigenzurwa na M23 kubyisubiza. Ni ibintu bigaragara ko byateguwe. Abasirikare b'abarundi nabo bafite discipline ikaze, baragera ahantu hatandukanye, bikagaragara ko bari kugenda bitegereza. Bari kandi kuri patrouille za hato na hato, biragaragara ko biri mu rwego rwo kwitegura ikintu gikomeye. Biragaragara ko kandi bafite intego yo gukomeza kurwana. Mu ijoro ryo kuwa gatanu rikira kuwa gatandatu, twumvishe indege nto za gisirikare zigenda hejuru, mbere yuko tumenya amakuru ko mu Mikenke harashwe. Twese twumvishe ko ibitero bishobora kuba bigiye gukara, kuko aho kugira ngo ibintu bijye mu mahoro, ingabo zirarushaho kugenda ziyongera. Ibikorwa by'amasasu ya drone byatumye twese tuva mu byacu. Uvira yose iri mu mwuka udasanzwe. Abantu barabona ko abasirikare benshi bari kuza. Mbese nkubwiye ko hano abasirikare baruta abaturage, ntabwo naba mbeshye. Nibyo, ibi biragaragaza imyiteguro ikomeye. Ibi ni bimwe rero mu biri gutangazwa n'abaturage batuye mu bice bitandukanye bya Uvira. Undi muturage utuye ahitwa mu bice bya Rukoko we aragira ati: iminsi yose ubona amasoko yuzuye polisi na FRDC kuri za route strategique nka Uvira Shanje cyangwa se Uvira Kiriba. Urabona ko hari ahantu bagenda basakira, abapolisi bafite intwaro zikomeye. None iyo ugeze ku gice cyitwa Kavimvira ho birarushaho kugenda bikomera. Abantu baravuga ko ingabo z'u Burundi zakajije ibijyanye na blocage tactique by'abanyagihugu b'abanyamurenge bari guturuka mu Minembwe. Hari naho bababuza kunyura, bakavuga ko hari igice kinini bashobora kuba bakora ibizwi nka menace de pénétration ennemi. Ubwoba bwo ko M23 ishobora kuba yakivanga muri rubanda hano burahari, ntabwo ari ibanga, ni ibintu bigaragara. Ejo bundi nageze ahantu bita base militaire Kananira, mbona imodoka nini zirimo misile n'ibikoresho by'itumanaho nk'ibyo bita communication tactique. Abasirikare bari mu myitozo ikomeye. Ubu twese hano muri Uvira turiteguye. Twiteguye ko isaha iyo ari yose ibintu bishobora kuza guhinduka, hakaboneka umwuka w'intambara. Kuri ubu nta bwoba bwinshi bugihari ku basirikare. Bamaze kwitegura ko ibintu bishobora kugenda biba byahinduka. Umusirikare umwe FRDC yabwiye abandi bati: mission yawe ni simple, kurinda Uvira nibyo ntego yatuzanye. Aha ni axe strategique kuva Mikenke ugana ku mupaka. Hari abasirikare benshi bari gucunga umutekano mu buryo budasanzwe. Biragaragara ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba hano. Ibintu ntabwo byoroshye. Twebwe abaturage ntacyo twarenzaho, turi gutekereza gusa uko twareba ingabo zihagaze neza ku mirongo y'imbere y'urugamba, zifite n'ibikoresho byinshi. Biratanga icyizere ku mutekano muri Uvira, ariko biranatera ubwoba ko imirwano ishobora kugera hano dutuye. Nta gikuba cyacika mu gihe imirwano yaza. Abaturage twese turiteguye. Ibi rero ni bimwe mu biri gutangazwa n'abaturage batuye mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'abatuye mu gisagara cya Uvira. Bari kugaragaza ko kuri ubu ngubu bikomeje kugenda biba, bishobora kuza kuvamo intambara. Ibi rero ni ibiri kugenda biba mu Doha muri Katari, hamaze gusinyirwa ibijyanye rero n'amasezerano hagati ya leta ya Kongo, ndetse byose bikuye mu rugendo rwo gushaka ibisubizo by'umutekano muke n'umwuka w'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero amakuru harabigaragaza ndetse anabivuga, ibikomeje kugenda biba biraherekezwa n'ibikomeje kugenda bigaragara. Umuturage witwa Adelphine utuye mu bice bimaze igihe kinini biramo imirwano ikomeye,
afite amarangamutima adasanzwe nyuma y'isinywa ry'aya masezerano. Aganira n'umunyamakuru yagize ati murakoze cyane, mbere na mbere nabyakiranye ubutumwa bushya bw'icyizere nk'umubyeyi wagiye ubona intambara yinjira mu mujyi, izo nyeshyamba n'izindi zitandukanye zagiye zitugirira nabi, twagiye tubura abaturage, twabuze amahoro. Nari ntegereje icyizere ko igihe kimwe hazabaho ibyo bita guhagarika imirwano mu buryo burambye. Iyo numvishe ko hari amahame yemeranyijweho yo kurengera abaturage no kugenzura ibice bikunze kuba intandaro y'intambara no kugarura uburenganzira bwa muntu, birampa icyizere ko turi kugana ahari amahoro arambye kurusha ibyo twanyuzemo mu myaka yashize. Ariko ndongera mvuge ko nubwo ibyemejwe mu mpapuro ari byiza, abantu bafite isoni zo kuba bakongera kubaho mu mahoro, kuko tumaze igihe kinini twaratesetse, tumaze igihe kinini turi mu bibazo bishingiye ku mutekano muke. Ariko ndongera mvuge ko nubwo ibyemejwe mu mpapuro ari byiza, turasaba impande bireba ko zabyubahiriza kandi bikagenda neza, kandi dufite icyizere ko ibi bizagerwaho. Ni mu gihe mugenzi we Katembo nawe yagize ati icyo nje nkomeje kugenda ndibaza ko ibi byaba urugendo rwiza, tukabona abaturage bari Uvira batembera Ibaraka n'Ifizi, cyangwa se tukabona abava Isake bajya Kibumba na Bunagana bagenda nta kibazo. Ubu nge n'abandi bacuruzi tuba turi gucuruza neza iyo bintu biba bimeze neza, ariko kubera umutekano muke akazi kacu kameze nk'aho kahagaze. Abaturage bari kubona ibyo kurya mu buryo bugoranye, abana ntabwo bari kwiga, ibintu byose byarahungabanye. Iyo numvishe ko amasezerano yashyizweho umukono yibanda ku kugenzura ibice by'imirwano, gukuraho ibirindiro by'abarwanyi no gushyira abari mu mitwe yitwaje intwaro mu buzima busanzwe, ibi bimpa icyizere ko ubucuruzi bwacu dukora bushobora kongera kugenda neza. Ndasaba ibintu bibiri by'ingenzi: kurema inzira y'ubugenzuzi butabogamye, kuko iyo ubuyobozi buyobowe n'amarangamutima nta mahoro aboneka. Hari kandi gushyira imbere nko mu bintu bijyanye no mu nkengero z'amashyamba ya Intobwe, Masisi ndetse na Rucuru, abaturage nibo ba mbere bahura n'ingaruka z'intambara. Turasaba ko ibi byose byakurikiranwa kandi bikagenda neza. Turizera kandi turahamya ko ibi bizatanga umusaruro. Icyo nsaba nuko bakora mu buryo bwiza, bikava mu mpapuro bikajya mu magambo. Twese tuzi ko amasezerano menshi yabaye mu bihe byinshi, ariko ntabwo yasubije abaturage amahoro. Iyo bibemeranyije ibishya, bikwiye kurinda abaturage kugira ngo umutekano wongere ugaruke. Mfite icyizere ko ibi bishobora gutanga umusaruro. Gusa twe turi muri ibi bice tubangamiwe bikomeye no kuba tutagenda uko dushaka. Ubucuruzi bwacu bwarahungabanye, ariko ndishimira ko amasezerano avuga ko uburenganzira bwa muntu buri kugenda bwubahirizwa, bigashyirwa mu uburyo bufatika kandi bugaragara bw'ibishobora kugenda biba. Ibi bizaba umusaruro ukomeye. Icyo nasaba kindi ni ukuvuga ukuri ku mpande zombi. Hari ibanga rimwe bamwe mu banyekongo tugira, ugasanga banze gushyira ibintu neza ku mucyo kugira ngo biboneke. Nta mahoro ashobora kuboneka mu gihe ibintu bitari gukorwa neza. Turasaba ko amahoro yaharanirwa, ibintu bikagenda neza, abaturage tukongera tukahahirana, tukongera tugasurana nk'uko byari bisanzwe. Ibi nibyo twiteze. Ubu rero ni ubuhamya bwa bamwe mu baturage batuye mu bice biri kuberamo imirwano, ndetse kuri ubu bimaze igihe kinini bigaragara ko umutekano wahungabanye. Baragaragaza amarangamutima mu gihe umuzarendo we mu butumwa atanga agaragaza ndetse akanavuga kari murora, akagaragaza ibitagenda neza ndetse n'ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho rero asaba ko umutekano ari wo washyirwa imbere, amahoro akongera akagaruka, bakongera bakabaho mu buzima bwiza. Aragira ati nitwa Kasereka Jean Marie Vianney, maze imyaka myinshi mu mirwano ku mirongo y'imbere y'urugamba. Kuri ubu navuga ko ninjiye mu kizarendo nkiri umwana muto, kuko natangiye igisirikare ndi muto. Ubuzima bwanjye bw'igihe kinini nabumaze ndi mu ntambara, ndetse kuri ubu ndavuga ko ibintu bigeze ku rundi rwego. Kugeza kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 15 ukwezi kwa 11 2025,
Ndagira ngo mbagezeho ko ibintu bihagaze ku rugamba aho duhanganye n'umwanzi wacu ariwe AFC M23. Umwanzi kuri ubu ngubu ufite imbaraga zikomeye kandi bigaragara ko afite inkunga ikomeye y'ibikoresho ndetse n'izindi mbaraga zitagaragara, ariko ziragaragaza ko ashaka kuba yagira ubugenzuzi bukomeye ku misozi yacu twavukiyeho. Ndagira ngo mbabwire ko aha turi ni mu gace kari hagati ya Osoba Nyungu n'ahitwa Wariyo Yungu, ahantu hari imbunda nyinshi zimaze amasaha menshi zisakuza. Urusaku rw'imbunda rurumvikana mu gishanga cy'ahitwa Musanze. Ibirindiro byacu biracyari ku mwanya mwiza, ariko imbaraga z'umwanzi ntizigeze zihungabanya cyane. Ntabwo twavuga ko twigeze tugabanya imbaraga twakoreshaga. Kuri ubu twamaze gufata agace ka Kazinga. Ejo kuwa gatanu ku itariki ya 14, nyuma y'amasaha menshi y'amasasu akomeye yateye isubikwa ry'ibikorwa by'abaturage mu bice bya Kizinga. Kuri ubu hari bice bikomeje kugenda byibasirwa cyane, harimo Humura, Mukoha, Ngururu. Ntabwo rero ndi kuvuga ibyo numvishe, ndi kuvuga ibyo nabonye n'amaso yanjye. Ibyo iminsi yanjye yabonye mbere biragaragaza ko urugamba ruri kujya mu rundi rwego. Mu gitondo cy'ejo ubwo twageraga ku musozi utwegereye, twabonaga umwotsi mwinshi wavaga hafi y'ahitwa Kizinga. Twari tuzi ko ari ikimenyetso cyo kuburara kw'inkomyi, ariko abazarendo bagenzi banjye bagerageje kuzamura ibirindiro, ariko imbaraga zaje zivuye Masisi, zivuye Nyabyondo, zivuye Kasopo, zaje zifite intumbero imwe yo gusenya icyo wazarendo bari bubatse mu masaha 48 gusa. Impamvu navuze ibyo nuko Kazinga twari tuyifite kuva kuwa gatatu, tugira icyizere cya fro yacu zifashe, ariko umwanzi agaruka afite abarwanyi benshi cyane, imifuka y'amasasu myinshi ndetse n'ibikoresho bigezweho birimo za mashini gani bagiye barasa mu buryo budasanzwe. Iyo umusirikare ari ku rugamba akaba ari mu gace kameze nk'aka, amenya kuba ari ku butaka arwaniraho, akaba kandi afite ubuzima ndetse n'ibijyanye n'imbaraga twari twiyizeye mu by'ukuri. Twageragezaga rero, twahise tumenya ko Kazinga igiye gufatwa, kandi niko byagenze, ariko ibyo byaduteye ishavu. Si ugufatwa kwa Kazinga gusa, ahubwo nuko byahise bafungura n'inzira yitwa Cacingi, bakomeza amahanga Buhimba. Imirambo yari yose ifungura ry'inzira yahitwa Kwimuya muri Wariyo Yungu, n'agace kari muri Ntoto. Iyo umwanzi afashe icyambu kimwe, mbamenya neza ko afite kureba n'indi nzira zitandukanye. M23 nta na rimwe ihagarara ku cyambu kimwe, ihita yinjira mu kindi. Iyo ntekereje uko abaturage bavuga mu byo ejo nijoro, bamwe bajyaga mu mashyamba, abandi bakajya mu birunga, abandi bageragezaga kwisha mu mirimo iri kure. Abana bararira barasaba amahoro, abakecuru baratakamba, bamwe ntibabasha no kugenda. Abagabo basiga abana kubera ubwoba bagahunga bakajya mu mashyamba, kandi n'ishyamba ryuzuyemo inyamaswa zishobora kubagirira nabi, kandi ibi byose babikora mu gicuku. Mbese ntacyo wabwira abaturage ngo bihangane igihe bari kureba amasasu avugira mu ngo zabo. Nubwo abazarendo dukomeje kuguma ndetse n'ahitwa Murema, Ruke n'ahitwa Kishonga, inzira iracyari ndende. Turacyafite ibijyanye rero n'imbaraga, ariko umwanzi nawe akomeje kugenda yongera ibikoresho. Iyo urebye imbaraga z'umwanzi zo kurwana mu gace ka Kasopo, uramenya ko tugomba kwitegura kurwana n'indi minsi 3 cyangwa 4, bikaba rero bishobora no gutwara n'icyumweru kirenga. Ariko ibyo ntibyagarukiraho. Hashize iminsi twumva amakuru y'uko abaturage bari ahitwa Kobo barimo kugurisha amasambu abandi baturage kugira ngo babashe gutera inkunga abanzi. Biragaragara ko muri ibi bice bizegereye imisozi ya Warikare hari abaturage bari gukorana n'umwanzi.
ndetse yewe hari n'amakuru twumva ko bari kubacumbikira mu mazu bakagaba ibitero baturutse hafi aha ngaha baruhutse bamaze iminsi bitegura. Ubwo nabonaga raporo irebana n'uko ibintu bihagaze ikobo, hari abari kugurisha amasambu ku banzi, hari abari kugerageza kandi gukora ibishoboka byose kugira ngo batere inkunga abo turwana. Biragoye ko uru rugamba turi buze kurutsinda mu gihe abaturage bamwe batumva icyo turwanira. Twe turarwanira ukwishyira ukizana k'ubutaka bwacu, turarwanira kandi ko nta wa mwanzi wazigera usa hano, kuko murabizi tuhamaze igihe kinini, ariko turacyari mu ntambara. Icyo navuga uyu munsi si ibyo tuzavugaho nyuma y'iminsi, ahubwo nuko ibintu bihagaze ubu turarwana dukomeye, turarwana tugenda dusatiraho umwanzi ari kugerageza kwagura imipaka ye mu buryo budasanzwe. Nongera kwibuka inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Rosette wiciwe i Butembo ku wa gatatu. Urupfu rwe rwatugiriyeho ingaruka ziremereye ku rugamba. Kuba yarishwe n'umwe muri Wazalendo ntibyoroheye abasirikare benshi, kuko mu banyabyaha umwe rero ashobora gupfubya kwangiza izina rya bagenzi bacu. Twe twakoze ibikorwa byose twagombaga gukora duharanira umutekano. Twabonye amashusho y'ibijyanye n'ubugizi bwa nabi bwakorewe Butembejo, tubona abanyeshuri bavuza induru, tubona imyigaragambyo, tubona abandi bahagaze imbere y'ibice bitandukanye bafunze imihanda barira. Ibyo byose biradutera kwibaza, ese koko ibi byose bizarangira ryari? Ne tuzakura abandi bana bakomeje kugenda bicwa? Tubabazwa bikomeye n'Abazalendo bagenzi bacu bijandika mu bikorwa bitari byiza. None uyu munsi turacyahagaze ku rugamba. Mu masaha ashize twanyuze mu misozi hana imbibi na Wariyo Yungu, tuva mu gace kazwi nk'ahitwa Kafindo, tugera ahantu hashobora kuba hari imbunda za Rekoriyeri Morutiye RPG z'umwanzi. Ubu turi mu ntumbero y'ahantu umwanzi ashobora kuba yiteguye yateze zambushi mu misozi miremire ya Osoba Nyungu. Icyo twakoze ni ukubanza gushyiraho observation poste ahantu habeho kureba imihanda ibiri yinjira mu gace. Buri musirikare uhagaze afite ibikoresho bitandukanye, afite uburyo bwo gutumatumanaho communication, afite kandi n'ibyo kurya. Turizera ko tugiye guhindura ibintu byinshi kuri uru rugamba turwana. Mu gicuku cy'ijoro ryashize twumvisha umwanzi atangira kugerageza kwegera ibirindiro bizacu muri metero 600 avuyeyo twari turi. Naho byageze kuko FARDC yazanye itsinda ryo mu rwego rwa reconnaissance ryabanje gukurikirana aho barimo kugerageza kwinjira. Uko basubizwaga inyuma twumvaga imirindi y'abantu, twumvaga ibipfunsi by'imodoka zifatanye, twumvaga amajwi y'abakomanda babo bavuga mu Gifaransa cyabo ndetse abandi bavuga mu Cyongereza bagerageza gutanga amabwiriza aho banavugaga mu rurimi tuvuga inaha. Ibyo uyu munsi twabonye biteye kwibaza ndetse no gukomeza gukora mu wavre offensive, tugakomeza gutera imbere kugera mu gace ka Buhimba cyangwa se tukagaragara dusanga umwanzi. Mbere yo gusoza turakomeza rero dukora ibishoboka byose uyu munsi tuze kuwusoza hari icyo tugezeho, kuko twarwanye igihe kinini, twarwanye kandi dukoresheje imbaraga zose, ndetse turakora ibishoboka byose tubashe kuba twagerageza kugera ku ntsinzi. Abaturage barakingiwe, ntabwo twakemera ko abaturage bacu bakomeza kuba bajya mu maboko y'umwanzi. Leta igomba kuguma muri ibi bice, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umwanzi azatsindwe yigizwe inyuma kandi amahoro yongere agaruke. Kuri ubu imibereho tubayeho biragaragara ko atari myiza. Twataye ingo zacu, tumaze igihe kirenga imyaka 3 duhagaze angaha. Suko dukunze uru rugomo, nuko igihugu cyacu cyatewe. Tugomba kurwana tugaharanira ko igihugu cyongera kigatekana, ubutaka n'ubwacu. Mu nkengero za Kizinga imirambira cyari myinshi, si y'abasirikare gusa ahubwo hari n'abaturage baguye mu ihangana ry'amasasu. Twagerageje guhagarara gato ariko nta mwanya twari dufite. Iyo uri ku rugamba utabona umwanya wo gutekereza ku rupfu, ahubwo ubona umwanya wo kurinda abandi badafite imbunda cyangwa se ubushobozi bwo kwirwanaho.
twakomeje dukora mu wavre yo kwinjira hagati y'ahitwa Cacinga n'ahitwa Buhimba tugendera kuri tere. Twakoze ibishoboka byose, dufite ligne formation kugira ngo twirinde kuraswaho n'abasnipers bari mu misozi ya kure. Icyo gihe rero inkingi yacu yari amabuye yo muri aka gace kahitwa Mahanga, ndetse twagiye tubigerageza mu gihe kirenze iminota 30 kubera grenade z'umwanzi zageragezaga kuba zaterwa. Ibi byose rero byari bimaze kuduha ishusho yuzuye yuko M23 yashatse gukemura ikibazo cya Kizinga mu buryo bw'igitutu gikomeye. Nyuma yo kugera mu cyerekezo cya Buhimba, twabonye ibimenyetso byerekana ko ariyo nzira ihuza imisozi n'icyerekezo cyahitwa Kumiya. Iyo zaburira za Kimiya bahita bubaka korodori itwara abasirikare babo kuva ku mirongo ya Masisi kugeza mu misozi yo muri hagati ya Wariyo Urungu. Iyo korodori ifite inshingano ebyiri: gusukura abaturage bose bahari, gutuma batagira inzira banyuramo, ndetse no kugira ngo badaha amakuru FARDC cyangwa se Wazalendo. Ku isaha ya 8 ku munsi w'ejo twabonye ko bari kuva ahitwa Buhimba ndetse n'ahitwa Nyavyondo n'amaguru. Bikaba rero ari ibice birimo itsinda rinini ry'umwanzi ryari ryahanyuze mu gitondo. Twumvishe kure ko amajwi yabo ari kugenda dusatira dukoresheje radio, tubwira komanda wacu ko hari ibimenyetso by'uko yashyiraho temporary forward operating base muri ibi bice bya Buhimba n'ahitwa Cicanji. Twari tubizi neza ko bahita bakoresha ikoranabuhanga bafite bagatanga amakuru kugira ngo bataza kugwa muri ambushi zacu. Ibi byose byari gutuma tumenya neza ko imbaraga twari dufite zishobora kuba zidahagije mu gihe twari tukiri mu rugamba rwo kurinda inzira ijya Kimiya. Twasabye ko hazaza aterari kugira ngo nibura tuburizemo uko kwinjira kwabo. Ariko mbere yuko tugera ku byifuzo byacu, radio yacu yaje kuba yakinjirirwa. Bagiye bumva ibyo tugenda tuganira, bavumbura ibyo twapangaga. Tugomba gusubira mu murongo utwegereye kugira ngo tudahura n'ibitero byinshi cyarimwe. Ibiro twahise tubikora muri ako kanya dusa n'abasubira inyuma. Dusubiyemo twanyuze mu gace kameze nk'akarere ka Ceya hafi y'inzira ifite irimo bihuru, irimo amabuye menshi. Aho rero niho twabwiye abaturage bari guhungira mu mashyamba ko bakomeza kujya mu cyerekezo cya Wariyo Yungu, aho hari n'andi matsinda ya kubarinda yari ahari. Abagore benshi bari bafite abana ndetse n'ibintu ku mutwe, ndetse abandi bafite ibikoresho bike bizari bisigaye, kandi buri wese mu ruhame rw'amaso ye wabonaga umutima ufite ubwoba kugira ngo ajyane n'amabwiriza y'ibyo twamubwiraga. Bamwe byagiye bibagora bakagira ngo turabagizi ba nabi. Mu by'ukuri nigeze gura n'umugabo wari ufite imyaka irenga 60, ariko we wabonaga ko afite ubwoba bukomeye cyane. Yambwiye ijambo rimwe, yambwiye ibiri kuba agira ati: turashize, mureke muducungire nibura abana. Nta mwanya wo kumusubiza nari mfite, ariko ijwi rye ryampaye imbaraga kurusha imbunda zose twari dufite icyo gihe. Umusirikare zicyo bivuze gucungira sosiyete, akomeza uri ku rugamba, yaba udafite amasasu menshi cyangwa se imodoka yo kumutwara. Nukuri namweretse inzira nyuramo. Nyuma y'iminota mike hagati aho ibi baturage benshi baraje, twumvishe detonation ikomeye mu gace kahitwa Cacingi. Duca tumenya ko haje umwanzi ndetse afite n'imbaraga zikomeye. Twese dusubira inyuma gato, twashyizeho defense permanente, dufata umwanzi uburyo bukwiye, turarwana. Ku isaha ya 10 z'umugoroba ejo twabonye uburyo M23 yari yimuriye hafi yahitwa Buhimba imodoka zirenga 3 zifite intwaro nini. Iyo bageragaho turi ukabona ko bari kwitegura gusunika imirongo yabo bambuka Kimiya kugira ngo bajye Ntoto. Iyo babona Ntoto baba barageze hafi neza n'ibice bikomeye bituma batambutsa intwaro zikomeye. Icyo gihe twari tuzi neza ko tugomba kurenga imbaraga zacu zo kurwana, kuko twari tuzi neza ko bahagaze amasaha menshi muri bice kandi biteguye urugamba, biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo badutsinde. Twabonye ko izuba rirenga, tuguma ku musozi.
twari twafashe mu maso ahitwa Kanyagahe. Iryo joro ryaranzwe n'ijwi ry'amasasu menshi. Kuri ubu ntabwo twigeze dusinzira. Twabonye ibyo byose turabona ko tugomba gukomeza tugatera imbere cyangwa se tugahagarara kugira ngo dutekereze imbaraga n'izindi nyongera dushobora kubona mu gihe twarwanaga. Twanyuze munsi y'ibiti binini by'imizitano twumva uburyo umwanzi akomeje kurinda aho yageze. Twabonye imipira y'abasirikare babo igenda, ariko twumvamo ururimi baganira bavuga bati abo duhanganye bagiye se, ahangaha turi ni hehe? Biragaragara ko abaje muri ibi bice n'abantu batamenyereye bino bice tumaze igihe turi kurwaniramo. Biragaragara ko abari kuzanwa hano ni bashyashya, ariko turacyakomeje guhangana nabo mu buryo bushoboka bwose. Turacyakomeje gukora ibishoboka byose. Tugeze mu gace ka Ikobo mu gihe imvura yari imaze iminsi iri kugwa, icyo gihe umwuka wo guhangana hagati y'abaturage ndetse n'abatuye muri bice byaragaragara. Ariko icyo gihe ntazibagirwa n'uburyo abaturage ba Ikobo bari bacitse intege, bafite ubwoba mu cyo bise ko bamaze igihe kinini bari guhohoterwa na bamwe mu mitwe yitwaje intwaro. Nafashe ikayi yanjye mpindura ikaramu neza, maze ntangira kwandika uko nashushanya ibyo mu midugudu yitwa Matsuri, aho abaturage bari bihishe mu nzu yahitwa Kanyatsi kubera impamvu ebyiri: umutekano muke n'ubwoba bw'uko hashoboraga kuza abagizi ba nabi bakabagirira nabi. Nahise nandika ubutumwa bukomeye, nandikira umusirikare mugenzi wanjye uri hakurya mu musozi, mubwira ko hano hari abaturage bakeneye kurindwa. Ndamubaza ati se aho ngaho byashoboka ko abaturage bahungira bakagira umutekano? Yarambwiye uti mu bigaragara hano nta kibazo gihari. Nibwo rero nahise mubwira ko ngiye kohereza abaturage. Aba baturage nabasabye guhungira muri ibi bice kugira ngo batuze kandi babone amahoro. Baragiye, natwe dukomeza ahangaha Kanyatsi turwana, umwanzi turamukumira. Kuri ubu ndakwizeza ko umutekano ukomeje kugenda ugarurwa muri ibi bice. Ndetse abantu bavigoma hari abavuga ko bakorana n'abayobozi bakuru, abandi bakavuga ko barinzwe na bamwe mu ngabo za Arike ndetse n'abarwanyi ba M23. Kuri ubu rero ndakubwira ko twagarutse muri ibi bice kugira ngo ducungire abaturage umutekano. Kuri ubu rero ndakubwira ko n'abana banjye babiri bagiye mu ishyamba kubera ikibazo cy'uko barwanira igihugu, batangiye kwiga igisirikare. Kuri ubu bararwanira igihugu. Twe nk'abazarene twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ukomeze ugaruke kandi abaturage bongere babeho neza. Ariko mu gihe nategerezaga ndetse numva ibyo abaturage bavuga, imirwano yaturutse mu gace kahitwa Rusamambu yatangiye kumvikana. Ahanini rero abasirikare bari muri bice batangiye kugenda barwana. Twabwiye abaturage nimugume mu ngo zabo ndetse nimugume ahangaha turabagwanirira. Tugomba gusubiza ibintu ku murongo byanze bikunze. Twanyuze mu mirambo myinshi ahitwa Ikobo, ahitwa Bukumbirwa n'ahitwa Rusamambo, aho nasanze abandi basirikare bacu bamaze guparika imodoka zo kugira ngo tubashe kuba twatangira urugamba. Biragaragara ko imirwano ikomeje kugwamo abaturage benshi. Nkurikije ibyo naboneye Ikobo, ahitwa Bukumbirwa n'ahitwa Rusamambo, biragaragara ko intambara imaze guhitana abaturage benshi ba Kongo. Nukuri dukeneye ko ibi byarangira. Kasereka nzi kuyobora neza urugamba rw'abazarendo, ariko kuri ubu biragaragara ko urugamba tutakomeza kurwifuza. Dukeneye ko ibibazo byarangira abaturage bakaryama bagasinzira. Natangiye gutera intambwe njya kuri position avance, aho twari dufite observation poste yacu. Mvuye mu mihanda minini, nanyuze Nyavyondo ndetse nagiye nyura mu bice bitandukanye kubera imvura yari yaguye. Nabonye ibirenge by'abaturage benshi banyuze bahunga. Biragaragara ko ubuzima buragoye, biragaragara ko abaturage babayeho nabi. Turasaba ko hagira igikorwa ibibazo bikarangira. Nubwo turwanira igihugu, ariko dukeneye amahoro, dukeneye ko ibintu byarangira mu mahoro. Nuko ku rugamba bihagaze magingo aya, biragaragara ko umutekano uri kwangirika, ibintu biri kugenda biba bibi cyane. Reka nsoreza ahangaha, ndabashimira cyane. Iyi ni inshamake y'ibiri kubera muri ibi bice turimo za teritwari ya Masisi. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye.